wigeze kubabazwa n'umuntu akagushengura umutima ndetse ukagira nawe ubura uburyo wakomeza mu buzima bwawe busanzwe. Urubyiruko rw'iyi minsi kandi urubyiruko rwinshi rugenda buri munsi rufite umujinya. Urubyiruko rugenda rufite agahinda ndetse urubyiruko rwinshi rugendana intimba mu mutima. Si uko urubyiruko rubyifuza, ahubwo ni uko baba batamenye uko babirekura. Yozefu yagambaniwe na bene se. Yozefu agambanirwa n'abavandimwe be. Yozefu abavandimwe be baramugurishije, baramwihakana, bamusiga ababaye. Yozefu yari afite impamvu zose zo kwanga abavandimwe be, ariko Yozefu igihe cyarageze, Yozefu yahisemo kwibohora, arababarira. Kubabarira ntibivuze ko ibyo wakorewe biba ari ibintu byiza, ahubwo kubabarira bisobanura ko wahisemo amahoro, wahisemo kudahora mu mubabaro. Umujinya nuhana uwagukoshereje, ahubwo umujinya uhagarika iterambere ryawe. Iyo ubabariye ntabwo uba ubohoye uwagukoshereje gusa, ahubwo nawe ubwawe waba wibohoje. Niba ushaka gutera imbere no kugera ejo heza, kubabarira ntabwo ari intege nke, ahubwo kubabarira ni imbaraga. Ndagira ngo uwo munsi wibaze ngo ese uyu munsi ninde ntababarira? Ese uwo muntu kuba ntamubabarira bimbangamiye gute? Rero hitamo kubabarira, hitamo amahoro, kandi uhitemo iterambere. Ndagushimiye.